aracirukana mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ndakwirukanye dayimoni mu izina rya Yesu, ndagutwika mu izina rya Yesu. Muro w'Imana nukurimbure, muro w'Imana nugusenye. Dore kiramani dore ubwo bafite kurikira unarebe. Dayimoni barayitwika, dayimoni barayihanangiriza, barayikura muri iyi si, barashwanyaguza. Dore dayimoni ako kanya dayimoni baramutwika, baramurimbura. Ako kanya mukurimbura ikibi, ako kanya carahwereye kigwa hasi. Ese kirapfuye? Nyamara dayimoni ntajya apfa. Kurikira unarebe, dayimoni ntajya apfa. Ako kanya nibwo ndetse Pastor Sabi yazamuraga ikiganza arongera arasenga. Ako kanya gitaginduka umuriro, kirashya kirayonga, kiba umuriro, muko umuriro. Kiramani kumbi irebere nawe. Kiramani nawe aravuga ati nabanaga ni dayimoni burya nabizi. Yo nawe ari webyo wakibaza ndetse nayo nk'umuntu imyaka bamaranye. Ako kanya dore ikibi uburyo cyase kimera. Irebere kumbi, rebera uburyo cyazamutse. Wari umugore mwiza teta w'idayimoni, dore uburyo abaye, dore uburyo ahindutse. Irebere kumbi, dore iryo dayimoni uburyo rihindutse. Kiramani yagize ubwoba ndetse biramucanga, arashoberwa cyane, aribaza ngo burya ni gutya nabanaga n'umuzimu nabizi. Ako kanya ndetse yumva biramucanze cyane. Kurikira unarebe, turatangiye. Yirebe yose aka kanya turatangiye. Haya basi turatangiye. Nimuze tugatangirane kuko filime igeze ahantu haryoshye cyane, kandi ndetse n'ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ni episodi ndetse y'119 120. Aho dutangiriye ni hehe? Dutangiriye kuri teta. Kurikira urebe ndetse na pasiteri, nibo dutangiriye na ba pasiteri baza. Wibuke teta aho twasoreje ni hamwe ndetse yaramaze kwivugana nyina. Ako kanya ndetse akihinguka abona abakozi b'Imana cyangwa se abamarayika b'Imana bamanuka baza ndetse kurwanya ndetse umwanzi Satani. Nuko ubwo bakimara kumanuka bagera ndetse kwa Kiramani cyangwa se kwa dayimoni teta yariyo shitani. Iyi filime none ayigeze, reka turebe uko teta ari buze kwigira. Reka turebe ibya teta muri aka kanya. Ariko imbaraga z'Imana nzi neza ko arizo zishobora byose. Imbaraga z'Imana nzi neza ko arizo zirya izindi, kandi izi mbaraga z'Imana nizo zikora imirimo n'ibitangaza zikabasha kurimbura nyabingi agashya agakorwa n'isoni. Uyu munsi niho tugiye kureba ndetse twavuga ngo ni demi finali, cyangwa se twavuga ngo ndetse ni bidasanzwe muri aka kanya muri season ndetse y'120 niho turi ndetse muri volume ya mbere. Haya basi kadukomeze season yacu, nimwihute cyane ndetse turebane imbaraga z'Imana, imirimo n'ibitangaza zikora. Kora subscribe, kora share and comment, hanyuma kubwo kugira ngo tubane ndetse kandi kubwo kugira ngo dukomezanye iby'iyi filime. Biraherera he katurori. Ako kanya ndetse yaragiye kwivugana ndetse nyina bya nyabyo. Ako kanya nibwo Pastor Sabi yahingukaga, batangira kumutangatanga. Dore dayimoni uburyo ndetse ahunga, utahungaga uyu munsi wa none ndetse arahunze. Ako kanya batangira guhamagara izina rya Yesu, imbaraga z'Imana batangira kubohoza, baratsenya, barimbura nyabingi. Ako kanya barasenga cyane, bahamagara izina ry'Uwiteka. Baravuga ngo Uwiteka Imana ishobora byose, Imana irimbura igasenya nyabinge, igasenya uyu mudayimoni. Dayimoni atangira gushya, dayimoni atangira gushya, bamutangatanze, imbaraga z'ijuru zamutangatanze, atangira gushya. Ako kanya ijuru rirakinguka, ritangira gusenya izi mbaraga. Reka mbabwire mwebwe mukorera Satani, mwe mukorera dayimoni, umunsi umwe hari igihe muzahashana na Satani. Mwebwe mukoresha imiti y'abarozi, mwebwe mugenda mukajya gushaka ndetse ngo imiti ngo n'imbaraga z'urukundo muri gushaka. Umunsi umwe hari igihe muzabona ko Imana iri mu ijuru ifite imbaraga, ndetse igihe cyanyu kijya kizagera ndetse namwe mushye. Agahuru k'imbwa karahiye aka kanya. Ndagira ngo ukurikire kandi urebe ko batubihirije. Tugarutse hakuno kuwitwa ndetse uwitwa Sorbo ndetse na Honorine yarafushe kuko ntagashaka ko Sorbo akundana
ibyabo nabyo sinzi aho bihera, sinzi uko birangira. Aka kanya ndetse nabo barimo barashwana barimo barashwana. Wibuke Satani bari kumusenya, kandi uko bari gusenya Satani, uru rugo ndetse narwo rurimo intambara ndetse n'ibibazo, kuko niho ndetse dayimoni aturuka. Tugaruka hakuno ku witwa Nyambo ndetse n'uwitwa Aisha n'uwitwa Claudia, nibo tugarutseho, barimo baganira nabo ndetse baganira ndetse nk'abana b'abakristo cyangwa se bwo mu rugo rw'umukristo, ndetse babwira Nyambo ati, Nyambo rero we warahemutse, wakoze ikosa, wagombaga kubwiza ndetse Pasiteri Sabi ukuri. Undi nawe ati, ariko se nagombaga kumubwiza ukuri, kuba njya kwa nyina n'ikibazo, ndagira ngo ukurikire unarebe. Witwa Claudia nakavuga ati, ariko se banza hari icyishe inyuma, niki nuza Pasiteri Sabi ahisha Nyambo, cyangwa Pasiteri Sabi yazanye undi mugore. Ese koko nibyo koko? Ndagira ukurikira unarebe. Ariko ikigaragara cyo Pasiteri Sabi ashobora kuba yanga ko ndetse Nyambo yamenya amakuru ndetse y'ubuzima babayeho. Nge niko ntekereza, kuko abakozi b'Imana benshi ntibaba bashaka ko bamenya ubuzima bayo bagukunda, ntabwo baba bashaka guhita bakubwira ubuzima bibabayemo, kuko bishoboka kuba batekereza ko wenda igihe kizagera ukamwanga, abakobwa b'iyi minsi bakamwanga. Ariko ndagira ukurikira unarebe, twese ntawuzi ukuri, ariko kuba twagafashemo kugusesengura, ukuri kuraza kugaragara cyangwa se kuraza kumenyekana. Ndagira ngo ukurikire, dukomeje filime yacu kandi turabakunda cyane. Tugaruka kuri Simbi na Devu, nibo tugarutseho. Wibuke uko Devu arimo apanga pra yuko azubaka ama etage n'andi y'ubusa n'amahoteli, Simbi aramwitegereza we, niko Simbi ndetse byamucanze. Hanyuma wibuke Simbi ameze nkaho ari we ndetse ufatanya na Devu. Haya basi katurore, kandi Devu ntazi ko ubuzima afite ari ubwa tete. Mukanya nkako guhumbya bishobora kuza kurangira ari ibibazo. Kurikira kandi unarebe. Ako kanya barimo baraganira, Simbi aravuga ati, ariko ubundi Devu ntabwo ugiye gusara, ayo mafaranga uvuga ufite ari hehe? Ati, kugira ngo rero mbanze menye ayo uzajya umemba, banza umpe ka miliyoni aho ngaho. Simbi we ni mu mibare, Simbi ni mu mibare, we yishakira inote, kandi koko nibyo, Simbi we ni mu mibare. Ati, banza umpe ka miliyoni aho ngaho. Undi ati, ibyo si byo bijya mbere, ahubwo ikijya mbere nuko ubanza ukumva cyangwa se ukamfasha kumenya ndetse ibijyanye n'amahoteli cyangwa se ibijyanye n'ibyo tuzubaka hano muri uyu musozi. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barimo barapanga nyine nk'abakire bose. Simbi akamureba akavuga ati, banza uyu muntu agiye gusara, nanjye shobora kuba narasaze, kubera yuko Devu ibyo ari kumbwira noneho nanjye ubwanjye birimo birancanga. Kurikira unarebe. Sasa muri ako kanya undebere arimo aramubwira pura, niyo arimo amubwira pura nyine y'icyerekezo, nibyo ari kumubwira ibyo agomba gukora. Haya basi Simbi akavuga ati, ariko ibintu njye simbyumva cyane, vraiment ntabwo bimbyumva. Simbi we yibaza ibya Devu, akabona ko ari amayobera gusa, akibaza ngo ese ibya Devu ni ibiki, nawe bikamucanga, akibaza ari ibiki bikamucanga, yarangiza akamuseka. Agahita, ariko Devu nkawe ibintu uri kumbaza ngo nzajya mpembwa ngahe? Ati, okay, nzajya mpembwa miliyoni 5, ariko banza umpe miliyoni aho ngaho, zana miliyoni aho ngaho mwereke. Gutuza heza. Ibyababo ni amayobera matagatifu kabisa. Turacyakomeje. Sasa ahaho rwahanye inkoyoyo, imbaraga z'ijuru n'imbaraga za Satani byatangiye kurwana. Turamenya ufite imbaraga z'Imana n'iza Satani, ndetse turamenya izikora ari izihe. Yahwereye dayimoni. Undebere ako kanya, undebere Satani yahwereye byamucanze, yacitse intege. Ariko mu gucika intege aravuga ngo ndapfana n'umuntu tu. Ako kanya nibwo ndetse bakomeje guhamagara imbaraga z'Imana. Uwitwa Kiramani we agatangira ati, nibwo yanyize tante wa Nyambo. Biragenda guteka turore, atangira kumuniga. Ukamuniga, ako kanya umuriro w'Imana, Pasiteri ndetse ahamagara imbaraga z'Imana, arakomeza aratwika, arakomeza arasenya, akomeza kurimbura. Dore dayimoni, irebere nawe. Ako kanya Devu kubera ko
afite ubuzima ndetse bwa teta cyangwa se bwa dayimoni, ako kanya umutwe uba uramuriye, kubera yuko ndetse ubuzima ndetse afite ari ubwa teta. Ako kanya Bibiliya yaratse, Bibiliya iraka mu kwaka, ndetse uwitwa Kiramani arumirwa, areba ibibaye biramucanga, arumirwa muri ako kanya. Bishatse kuvuga ngo imbaraga z'Imana ziri mu kazi. Haleluya, wambere Imana icyubahiro ko Yesu Kristo afite imbaraga ndetse zirenze izi ngizi, ndetse abantu birirwa biratana z'umwijima. Ndebere nawe, ako kanya barasenya, ako kanya baratwika. Kiramani yabuze aho arungira, ariko Pasiteri Sabi imbaraga z'ijuru ziri muri we, arasenga hejuru y'imbaraga, ndetse hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Irebere nawe uko Yesu akora imirimo, ibitangaza bya Yesu, ibitangaza by'Uwiteka. Satani arahiye, Satani arashya, akorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Muro w'Imana uramutwika. Ijambo ry'Imana ribasha kubohora, ijambo ry'Imana ribasha kurimbura, ribasha gusenya umwijima ugahunga, umwijima ndetse ugakorwa n'isoni. Ako kanya baramutwitse, bararimbuye ikibi, barimbura uyu mwijima, barimbura ndetse Tete wari warigize kagarara. Wibuke Tete yari yaraje ari umudayimoni, aje kugira ngo ndetse arwanye ndetse umugambi w'Imana. Ariko uyu munsi wa none ndetse na Kiramani amaze kubona ko ndetse yabanaga ni dayimoni, yabanaga na shitani. Ndagira ngo ukurikire unarebe, ako kanya ndetse nibwo yagwaga hasi. Ese arapfuye cyangwa se? Ndagira ukurikira urareba, ariko ikibi ntabwo kijya gipfa gufasha. Ariko kuko mu ijuru hari Imana, byanze bikunze birarangira ndetse apfuye. Ndebera Devu ibyo uko byabaye. Ndebera Devu nawe, wibuke hari ubuzima yamuhaye, hari imbaraga yamuhaye. Uyu munsi wa none ngaho reba Devu nawe uko bigenze, reba uko birangiye. Witwa Simbi nawe ari kuvuga atari ko bundi we nibiki, n'ubusazi, warasaze uri iki? Atangira kwibaza, ndetse Simbi we ari mu gihahiro, ndazi ibyo arimo. Buriya hari igihe umuntu ajya gushaka imbaraga z'umwijima, cyangwa se akorana ndetse n'abafite imbaraga z'umwijima, namenye ko umwijima ndetse ari kumwe nawe, cyangwa se abana n'umwijima. Ndagira ngo ukurikire unarebe, reba Devu uko abaye, reba Devu uko abaye. Irebere nawe Devu uko abaye. Ndagira ngo ukurikire, irebere nawe ndetse biri kubaka kanya. Kurikira urebe, dayimona azatsindwa, azahora atsindwa. Wibuke Yesu yagiye ikuzimu, akubita Satani aramunesha, asiga muboshye, amwambura ifunguzo, akingurira abera. Yesu amaze gukingurira abera, abera barazamuka. Hayabasi katurore. Isimbi nibwo asize Devu atangira kwibaza ngo mbese Teta abaye iki? Isimbi nawe abarigendeye muri ako kanya. Devu biramucanga, areba nk'igisambo. Wibuke hari umwijima uri muri we, nibwo yahise yiruka. Tugaruka kuri Nyambo, ndetse arimo ararira kubw'urukundo rwe. Ako kanya ndetse ari kuvuga ati ese, ati ubu ngubu, ati mureke dusenge. Batangiye gusenga, batangira guhamagara Imana, baravuga ngo ese Pasiteri Sabi we ameze gute? Ese ndetse tante cyangwa se mama wacu ameze gute? Batangira guhamagara imbaraga z'Imana, baravuga ngo Yesu turinde, urinde tante, urinde Pasiteri, ubarindishe imbaraga zawe Mwami. Ijuru ribakingukire, babashe kunesha ikibi. Iki kibi kive mu buzima ndetse kive muri iyi si, ndetse nabo nibarangiza ndetse ubaha imbaraga Mwami. Ndetse barasenga, uko basenga ndetse igihe kiragera, kubera ko nibarakura mu mwuka, ndetse barangiza bagaseka. Ariko nyamara isengesho abasenze riba rifite aho rigeze, riba rifite aho ndetse riba rifite icyo rivuze. Na sengesho ndetse riba umunyagara, kireka isengesho ry'umunyabyaha nico kizira kuwiteka. Ariko ijambo rikavuga ngo abazi Imana yabo, haleluya, ngo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ako kanya nibwo ndetse wa mukanishi yazaga, ariwe yita Fabrice cyangwa se Fabo, nibwo yinjiraga nawe. Hanyuma mu kwinjira muri ako kanya yaje yihuta cyane, ndetse arabasuhuza, arababwira ngo ese abandi bari hehe? Ati bagiye. Kandi
kandi twaba dufitanye gahunda. Ati bagiye rero, ati none se ubwo turabonana gute? Ndagira kuri kino narebe. Ati urabasangayo nyine. Nyambo ati tujyane. Ndetse uwitwa Aisha ati ntabwo ushobora kuva aha Nyambo, ati kuko bagusize babizi, ati kubera yuko bazikura umunyantege ngeya, reka ndetse umukanishi we aba ari ugenda wenyine. Ako kanya umukanishi aravuze ati oke nta kibazo, reka ngende hanyuma ati ndetse ndababwira uko bimeze. Nibwo umukanishi ndetse yahagurukaga aragenda. Hanyuma umukanishi mu guhaguruka agenda, tugaruka hakuno. Dayimoni yarambaraye, yabaye umurambo. Dayimoni dore Kiramani ati yapfuye, ati cyangwa ati byamuvuyemo. Kiramani ntaramenya ko yabanaga ni dayimoni, ariko uyu munsi wa none agiye kubimenya. Ako kanya Pasiteri Saba aramubwira ati tuza we humura, ati kubera ko imbaraga z'Imana zikora ibitangaza, nizo mbaraga zibohora. Fata ku mutima wawe, tugiye gusenga Imana, kubera ko Imana mubwiye ngo fata ku mutima. Umutima niho uri ubugingo buba, kubera ko ijambo ravuga ngo rinda umutima kuko iby'ubugingo ariho biri. Pasiteri ahamagara ijuru, mukozi w'Imana ahamagara Imana, arongera arasenga, akubita abashidodi, akubita nyabinge, asenya ibyo mu miryango, arashwanyaguza izi mbaraga. Wibuke iki kibi ndetse cyaje mu isi kugira ngo kirwanye abana b'Imana, ariko uyu munsi wa none kuri cyo narebe, wibuke tante yaguye, tante ndetse nawe yaguye, ikibi ndetse cya murwanyije. Ako kanya ndetse Pasiteri akomeza guhamagara ijuru, azamura ikiganza cy'iburyo, ahamagara Imana isumba byose. Bibiliya cyangwa se Bibiliya ayitunga, irebere nawe. Ako kanya dore yahisaba umuriro, arashara conga arayonga. Ako kanya Kiramani we biramucanga, asubira inyuma. Ako kanya dore ikibi cyabaye umuriro. Uwari teta dore uko agenze, dore uko bigenze, dore arashonza abaye umuriro. Ako kanya arahiye, ako kanya mugusha ashavuza induru. Kiramani we ari gushaka gunga, ariko aramubwiye ngo tuza. Ako kanya kumbi dore icyavuyemo ngicyo, dore uko kimeze, dore uko giteye, katika jina la Yesu. Dayimoni naushe mu izina rya Yesu. Ako kanya ndetse Kiramani biramucanga, aravuga ati burya nabanaga n'umuzimu. Kiramani aracangwa, nawe kandi byakubaho. Imyaka yose nabanaga n'umuzimu, nasezeranye n'umuzimu. Kiramani biramubabaza, bimutera agahinda uburyo yabanaga n'umuzimu. Nawe ndetse uri umuntu wakibaza ngo ese iyi myaka yose Kiramani ntabwo yarazi ko yabanaga n'umuzimu, ariko uyu munsi abashe guhishurirwa, amenya ko yabanaga n'umuzimu. Ese iki kibi kirarimbutse burundu? Ese iki kibi kiragiye? Ese iki kibi birangiye gute? Ese iki kibi nikizagaruka? Ndagira kuri cyo narebe, ese bizarangira gute? Bizagenda gute? Iki kibi bagikuye mu nzira burundu? Nawe ndetse nanjye ndagira ngo duhanga amaso cyane, kandi turabakunda ndetse naho buta. Bye bye, shalom.